nimba hari ikintu Imana yankoreye cyiza nukuma papa nkuriya ikama mama nkawe none uburyo munyitaho Yesu we Zigora igihe yarire bakagira bafite imyaka 6 oya namwe muranetesha cyane neza ahubwo mama mbongwire arakantu nshaka kukubwira akahe mana wana bayi kanzanira umwana wanjye Zuba ndagukumbuye Zuba Sweetie ati natinze oya nta kibazo sorry gaho mbwira ngo nkuzaniye iki unzaniye iki sha nyuma y'igihe kinini utanadusura ubwo wabonaga cyagihe ntashemeze ntewe bisanzwe uribuka cyagihe duhura ugiye kuvoma shabuginda natashye nabi natashye mbabaye pe mubibona se nuko nsigaye nirirwa kumbo kabisa burya rero naragiye sha ndakomeza ndashakisha akazi ndabaza urumva siko numva wihuta we ko numva se wihuta ndabaza ariko noneho nakabonye yes wa ko sinizeye ko Brett wamboneye akazi shanye n'akazi nabonye wabonye cyagiye umbwira ngo nakazi ngo ko mu rugo ngo wagakora ukabona nyine ngiye kure cyane nta kibazo rwose kazarakubereye pe numvaga katakubereye ariko nyine niko kabonetse ko mu rugo urubwo bambona guzi ko nagakora nari ngize wagakora zagatangira ryari sama yego vugisha ukuri kuri kwimana ururugo umva hari umuntu rero ushaka umukozi urumva aramushaka cyane ashaka umukozi cyane byihutirwa nzatangira ryari akazi ubwo rero yambajije ko namubonera umuntu ndangije nanga kujya kubaza ahandi ntabanje kukubaza thank you so much nawe kandi shana ukuri kankubwiza ukuri man thank you yego wagakora pe ahubwo mubaze ngo umukozi azaze ryari even now nayitangiye mpakira tukajya urumva ngiye ntago nigeze mubwira ko nyine uri ready yo guhita ugatangira hari nakubaza ngo bimeze ready gaw n'izindi ndimi natangiye kuzivuga kubera akazi kuri kwimana reka umva kabonetse nyine igisabwa no kujya kumubwira ningiye nabonye umuntu turumva shambabarira urari umubwiye mbabarira nabyemera hanyuma akambwira nyiri uzazi mbabarira nakubwira uyu munsi uhita umbwira ngiye so mubwire ngo ese mama waba wamubwiye sa muri hano turi hano ni byiza amakuru mami ndakuba ubwo rero mba ndagiye mba ngiye mu mujyi abizi ko nyine ngonga barara ngiki bashaka kuntangira mba ndiyeguye gutya ndabyimba umwe mba mufashe gutya undi mufata gutya ndavuga ati sha Zuba muramuzi umuhungu wa Mayira ndabahuza gutya imitwe mitagikomanya bahise bapfa neza gutya polisi irazirahura avuga ati ninde ubishe nanjye narenze utwo yego akuzi ko ntibagukurikirana pe bangura hese bangura ako mama nyine ndumva nishimye we umuhungu wanjye rega n'ubundi ndakwizera ako mama ubundi reka mbwire nimba hari ikintu Imana yankoreye cyiza nukuma papa nkuriya ikama mama nkawe none uburyo munyitaho Yesu we Zigora igihe yarire bakagira bafite imyaka 6 oya namwe muranetesha cyane neza ahubwo mama mbongwire arakantu nshaka kukubwira akahe I love you because mama ibyo
Mamira ibintu nkoreye ariko nawe. Arese nakubwiraga ngo ujye kugama. Basugaro yamenye wongeye ndumva mbabaye. Oya wibabara. Ni ikibezo kwita amarero. Ndakiguha uryamye. Mbyuke se. Naye ndaguhana ukime ndyamye. Yego. Akomana yanjye. Ndaje nyiguhe. Umwana wanjye. Njye mwibuka nkumva agahinda. Hari byinshi nagukoreraga. Ariko n'ubu nize byinshi nakabahe ngukorera. Ariko ntago nkigufite. Zuba wari imfura yanjye ariko narakubuze. Zuba ko wagiye ukansiga ariko ubu wagiye koko. Akose nkubaze. Igitondo urarira, nimugoroba ukarira, saa sita ukarira, saa yine ukarira. Uzi ko wagera n'imiti muganga yakwandikiye. Utekereza ko ari wowe wenyine ukunda Gazuba cyangwa se umukunda? Ni wowe umutekereza wenyine? Cyangwa amarira niyo agaragaza yuko umukunda kurenza abandi? Umubyaye wenyine se? Mbona nta kintu bigutwaye. Ariko hari impamvu. Nisi we kutajya kugise. Wakigiye ugitumwe nanze. Wakijyanyeho? Njye ntabwo nakwanga hanze. Ako natuzaniye amakuru meza mu twembone. Urakoze mwana wanjye. Kameze gute se? Umva ariko kose umva yambonye akazi. Niba mbwaho ndagenda. Sha ndahita njyana utumeshe ngenda. Ndahita mpakira utumeshe ngenda. None se nukurinda gupakira. Makabonetse nyine ariko nakazi ko muro. Ariko nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Yego. Nize nyine ariko nakavuze. Ariko dore impungenge. Umugabo wo muri urwo rwa. Umugore afite umugabo ni umusore se. Gaw. Azantwara iki nacyo azantwara apfa kuba kaboneka. Kubera iki se ubitekereje kwiga? Ni umusore ni umugabo. Burya nyine ni famiye ni umugabo n'umugore bafite n'abana. Mu gukora muri urwo rugo. Nta kintu nzabama ni ukuri. None se makubera iki? Sha urugo rurimo umugabo rero mfite impungenge. Amaze iminsi ashaka akazi ariko nyine ntibigende neza, abagabo ntibamubere imfura. Rero sha oya nta kuntu se bazamubonera nk'abakobwa bibana. Oya ma umva nkubwire n'ubundi ko bimeze. Urumva umugabo muri urwo rugo ntahaba. Urumva ahubwo uwo mama waho abafite irungu abashaka n'umuntu bakomeza kuba bari kumwe. Ariko utekereza ko ari umwana wacu kandi niwe dufite wenyine. None uragira ngo dukore iki? None se jewe simukunda. Nago akaba yumbwira ayo magambo. Ceceka! Oya nta kibazo nuko. Nta kintu nta kibazo. Umugabo waho ntabwo haba. Bazajya banyishyura. Ngo nuko ugenda ryari? Urumva kubera ntari nababwiye ko abo genda umubaze nusanga ari uyu munsi ndayitangira ko umuntu yabonetse akambira tumeshenze pe. Nta kibazo niba mushara soko ntimwavuga nyanje wabyemeye. Njye ntabwo namubangamira kuko n'ubundi dufite ibibazo by'amafaranga. Ariko nizere ko ari ahantu wizeye. Nukuri na hano nizere. Nzagukumbura rero.
uzajya bahinduka uwo uretse ntabwo ndagenda ngo umubwire ko yabanaga na mama gusa ko mama aba mukumbuye njye nzajya nyaruka mpita niyizira kuguma mu mwanya we uvuye ku kazi shasa nta kibazo sinongera kumva uhigima aho ngaho ubu se ntabwo rwari rwarukundo ahubwo ibyo ni ubukunguzi Mana ndarushye Mana wanabaye kanzanira umwana wanjye Zuba ndagukumbuye Zuba Ambanje bite? Meze neza. Makuru y'imisi. Ko twaburanye. Sashaka kuko amafaranga yanjye maranye igihe kingana gutya kuko ihanganye muri iyi minsi ntabwo akazi kari kuboneka neza ariko ndayahazi. Buryo bafata ibyumuru kigashira bibiri bigashira mana umuntu wakeneye kurangura. Ntabwo mba nabyibagiwe. Oyo umuntu nk'ubu ngubu tariki zingahe? Kimuri birashize mu byukuri. Ihangane. Komeza wihangane n'ubundi wari ihangane. Ese ni ihangane ndabiranguza mu byukuri. Nukuri ihangane. Ntabwo babiranguza. Ihanganiye. Abundi buryo se wawe. Ushaka akazi. Ariko akazi ni nkabona nzahita nkwishyura. Yego. Bakiyama. Ese uko ari kwambwiraga n'umunsi mbura ngo kimwe nyishyuye. Ese ko ari uko akazi bibiri birashize. Karabuze muri iyi minsi. Nese ndarangurana. Ntabwo nzatinda. Ntabwo uzatinda. Cyangwa himba warabuze uko nyishyura twashaka ubundi buryo se basi ukanyishyura bikarangira kugira ngo ubuhe buryo si ubwo ngubwo ushaka kumpa akazi naza gusura mu rugo tukabiganiraho uko ubu ngubu sishobora kuba tujya mu neza akanyere ko twabiganiraho nagusanga ngo tukabiganira yego nizere ko nta kibazo ubwo uzaza umbwire ni numva byakwishyura ideni nta kibazo. Yego, urumva utari. So ntacyo ubwo tuzabiganiraho tuzavugana ariko telefone no yitaba ntabwo ngo ugitaba telefone ndagomba kumwita ntacyo kubwira mba mfite ariko nzajya nkwitaba ako nta muntu mukuru ntabwo ikintu avuga ari siri bakuru se nta kibazo bandi gushakisha akazi gutyo ariko nikaboneka nzakwishyura yego shite mwana ubuhemuka nasi kimwe bingaye byose mu byukuri ntabwo nabyibagiwe ntabwo nabyibagiwe mbona wabyiringagije ahubwo ahubwo nyine
nzakwishyura amafaranga aravuna buriya kuyabona tuba twara ahantu umuntu yaramutse imipaka agera gute biba bigoye cyane kubona amafaranga Kigali ntuyizi nzakwishyura Kigali ni ibibazo cyane kugira ngo utunge miliyoni utunge ebyiri baba byaravuye noneho warangiza ukaza nkakopa 300-200 surumba akazi muri iyi minsi karabuze ariko ndi kugashaka yego kandi nzakwishyura ariko nta kazi gusa akazi kabuze gute akazi se ni karabura muri iyi minsi karabura ariko nzakwishyura mami wari umeze ute se shane kwa kundi birumvikana n'irungu ryaha ako nazanye umukobwa umwe nakubwiraga nyine ndi kumubona yego witwa nde witwa Ange ni byiza ko wageze muri uru rugo njye nitwa Amazuba uje hano ngira ngo wenda yagusobanura ikikuzanye hano akazi kose nizere ko ukazi azagashobora agakora neza kandi kugeza yego narindi kwihuta rero nuko navuze ngo ntajya mu byanjye nkabitindamo kandi yagombaga kuza ubwo turaza kuvugana shaka kandi urakoze cyane nuko Ange nizere ko utazantenguha sibyo uzamukorera akazi neza sawa ntago nguherekeza kandi nyiri kumwe n'uyu mwana yego ntacyo tuzaganira telefone tuzagifata tuganire tuzafata umunsi nza kuraba tubiganireho cyangwa niba na ngombwa twahura n'ahandi cyangwa ukanansanga iwanjye uyu uzaza ndebe mu rugo tubiganire niba byavamo igisubizo naza nkakora iwawe cyangwa se twabona bibangamye tugahurira ahandi cyangwa se iwanjye nta kibazo twese tuba iwanjye rwaye cyangwa utwaye oya ariko sumbwiye se kuzampamagara ukambwira yego tuzabiganiraho nta kibazo tuzabiganiraho ariko nyine nawe gerageza nyine ujye ushyiramo akabaraga n'ubutanu n'amafaranga umuntu yaguhaye wagerageza nyine ukashaka vuba ukishyura nta kibazo yego okay so rero amahoro Ange hano rero wisanzure ni mu rugo ube nk'umwana mu rugo nanjye ndi mama Zuba ntabwo ndi umwana mubi nzajya ngufasha icyo udashoboye kandi udasobanukiwe uzajya umbaza rimwe na rimwe nzajya ngufasha nta kibazo ntabwo uje kuba umukozi wa buri kimwe cyose nzajya ngufasha ntugire ikibazo yego ikindi nanone ese ko wazanye imyenda mikeya nta kibazo irahagije ariko ntacyo twazagura n'iyindi yego hano wabana na Zuba Zuba ni umwana wanjye niwe mubana mwe wenyine n'umugabo Zuba ariko ni umukobwa oya Zuba ni umuhungu undi bubigizeho ikibazo mbonye ugize ikibazo nta kibazo cyangwa washakaga umukobwa muzajya mukina hano mu rugo oya nje mu kazi ntabwo nzajya nkora akazi bisanzwe nagira ngo muri hano gusa okay hano rero tugira isuku nawe urabibona nawe ugira isuku ni byiza tuzabana neza kandi nyine ujye wisanzura ntukumve kuri wenyine ntukumve ko hari icyo utemerewe ntukumve ko hari icyo utemerewe no kuvuga hano ujya wisanzura murakoze yego hari utuntu narindi gukora hariya reka nkujyane nkwereke ubu mfasha kuko hari umuntu nari ngiye kureba kandi ndi kubona amasaha ari kuncika reka njye kubikwereka kugira ngo
njye kumureba. Nta kibazo.